ngusoje neza kandi guhaye ikaze. Nyita Prince Robert, umuhungu w'Imana n'abanyarwanda. Wagize neza ukora subscribe kugira ngo ujye ukurikira ibiganiro byacu ko tubishyizeho umunsi ku munsi. Hanyuma nawe utarabikora umva nkwinginge bikore kugira ngo tujye tubana ubone notification uko dusohoye ikiganiro cyacu. Kuri kamera ndi kumwe n'umubyeyi ndamwakiriye, bamwita Evangeliste Mama Deborah. Mama Deborah, Yesu ashimwe. Yesu ahimbaze. Muri amahoro? Ashimwe umwami w'abantu. Suhuza abantu bo kuri Prince Robert Rwanda, hano kwa Pastor Faniho ni ibisanzwe ni mu rugo. Ndabashuje mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana nabane namwe. Amahoro y'Imana nabane nawe kandi muhorane. Hari umuntu ejo wari kumbaza ngo ari ku izina Yesu na Yesu byose byirukana abadayimoni. Umuntu wese umwubahira uko yizera. Umuntu wese umwubahira uko yizera. Ubwo we niba yumva asenga Yesu akamwumva ko abadayimoni niko yizeye nyine. Kandi ashobora kuba uko yizeye byakora. Dushyira imbere y'Imana hanyuma twinjiye mu kiganiro cyacu cyitwa Gospel Talk. Imana turagushimye mu izina rya Yesu, tuguhaye icyubahiro, tugushimiye kugira neza kwawe gukomeye. Uri Imana igusanya amaboko, uri Imana ihamagara ibitariho bikabaho, ukimura imisozi itamenye ukayimukana uburakari. Tuguhaye icyubahiro. Turagushimiye ko uyu munsi wa none wemeye ko tubaho kugira ngo umwami w'abami dutunganye udatunganyije. Akira icyubahiro kuko ugikwiriye. Tugoye karibu n'ikaze hano hantu kugira ngo uzubane natwe muri byose. Tugusabye ubwenge n'ubuhanga muri byose mu mbaraga z'umwuka wera. Amen. Amen, amen, amen. Hanyuma umwigisha w'ijambo ry'Imana, ni byinshi Imana igenda ikunyuzamo ukagenda uha abizera. Uyu munsi ndifuza ko tuganira, ariko ndashaka ko dushamikira ku cyitwa ibihe bya nyuma. Yego. Cyitwa iminsi ya nyuma. Donc Paulo we yabwiye Timoteyo aravuga ati hari ibintu bigera muri 19 bizayiranga. Wowe iyo uyibonye ubona turi muri iyi minsi ya nyuma? Burya ubuhanuzi bwemera bwasohoye, urumva ibyo Paulo yabwiye Timoteyo mu by'ukuri nibyo. Hari birimo. Yego. Avuga ngo kadusome muri ijambo ry'Imana kugira ngo twifashishe. Ushatse wasoma ariko. Nta kibazo rwose. Cyangwa Bibiliya. Ikibazo cy'amaso abana kuza kugira ngo harenda niko. Nsome amashuri make mfite. Nsome Timoteyo igice cya 3, Timoteyo wa 2. Igice cya 3 guhera ku murongo wa 1 kugeza kwa 6. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haranditse ngo ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. Umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya. Kuko abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, ari indashima, batarabera mu mitima yabo, badakundana babo, batuzura, babeshyerana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana, ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana. Abo bazaba bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Umva, abameze batyo ujye ubatera umugongo. Amen. Amen. Yego. Haleluya. Iyo witegereje ibintu biri uyu munsi kuri iyi si yacu dutuye hano mu Rwanda no mu isi muri rusange, kubuhanuzi bubona bwasohoye ku bantu, sinzi ni wenda nawe niba ari kubibona. Ndaye ndabibona. Turabyemeranwa. Yego. Ubona gusohora ni kimwe ariko no kurangara kuko bwahanuwe ko azaba ari mu minsi y'imperuka. Yego. Abantu bashobora kuba barangaye ndetse bamwe amavuta arashize mu mperezo kandi umukwe ageze ku irembo. Urabona Paulo we yabibwiye Timoteyo, yari umuhungu we mu buryo bw'umwuka, aramuhugura. Kuko yateganyaga neza muri no murimo arimo amuhuguriramo, ategeza ko icyo gihe kizasohora. Kandi icyiza yakoze niko yamubwiye ngo nubona ikimenyetso cyo mu minsi y'imperuka, abantu bikunda, abantu biyemera, abantu bakunda imiya, bikakaza, bagambana kandi babiriho, batukana, gukunda imiya, kwikunda, kwikuza, kumva ko
kwikakaza hari ukuntu umuntu yikakaza kwishyira hejuru umuntu buriya naravuze ngo ikimenyetso kizakoreka umuntu ukijwe Robert niko Robert cyangwa Amadebora cyangwa undi uzagenda ukicara ugahugura umuntu ukavuga ati nyamara iki kintu ndabona hari aho watandikiriye nyamara ukoze gutya mu no murimo byagenda gutya uwo nubona aciye bugufi akakwemerera ukabona yaguhuguye arabyemera akavuga ati nukuri urakoze ukamushima uzamenye ko umuntu akijijwe kuko umuntu wese ushobora kugenda ukamuhuguka ukamuga ati ariko ibi bintu ntabwo bikwiye arikakaza nakumva ko ari mu murongo rero inshuro nyinshi tubonye ko hari abantu bikakaza ugahugura umuntu akanga akumva ko yarenze ihaniro akumva ko kumuvuga nta kibazo kandi buri uruvugo byanze bikonze ukwiye gukosora ariko ukuntu ukora amakosa uri umukozi w'Imana ukumva ko nta kintu bivuze cyane ukumva ko nta kintu bikubwiye ukongera ukagaruka noneho ukarusha n'uburakari uruzarebe uriya umunyamakosa yego mu bintu byose munyamakosa ararakara akakurusha uburakari akurusha kuvuga cyangwa se akanakurusha no kurira yego ariko buri umuntu wumva ko nta umutima w'umucira urubanza haratuza akavuga ati reka mbireke Yesu azabikemura hari indirimbo ivuga sinzirwanirira nzareka Yesu ari wundwanirira bari barimbye bavuga ngo sinzirwanirira nzareka Yesu ari wundwanirira rimwe na rimwe rero tujya dukora ibintu tukirwanirira yego byanze bikunze bakuvuga amakosa ukagerageza kwirwanirira kuko niba nayo ufite reka Yesu akurwanirira yego ariko Pawulo rero yamuhuguye avuga Timoteyo mwana wanjye umenye ibi muri uyu murimo muri izi nshingano nguhaye muri ino minsi umenye ko azabiye biruhije umurongo wa 2 aba ngo kuko abantu basaba bikunda bakunda imiya birarira bibona batukana batumvira ababyeyi babo indashima batarabera badakunda ababyeyi babo rimwe rimwe hari igihe ugira so mu mwuka tugira ababyeyi batubyaye ariko no muri murimo tuguye kugira baso mu mwuka batwigisha niyo mpamvu n'ubu udafite so mu mwuka uzagenda ukicara ukavuga ati kuko nduzi no muri mu ngoye no muri ibintu byinshi bikomeye ndimo nabwagize nkavuga ngo no murimo ntago no murimo wo gukiniramo roba uyu murimo ubumuntu bwami bw'Imana niba mu rugo ushobora kuba mu rugo rwanyu ushobora kugira ibyo nkina nkakora ibyo numva shaka ariko muri buno bwami bw'Imana muri no rugo rw'Imana muri no rwuri rw'Imana ntukuye kurukiniramo rero bazi ko kuba turi muri Yesu cyangwa turi muri no murimo w'Imana ari ugukina ukumva uzasenga ukina ukumva uzakora ibintu byose ntago bikwiye gukina ishura nyinshi nayo mpamvu iyo turangaye abadayimoni baraduhonda kuko wabijemo urabikinamo turumva ko ukwiye kubikiniramo urumva ko ukwiye kubizanamo ibyaha ukwiye kwikakaza ukwiye kwirata ukwiye kwigira umupagani kuko muno bwami bw'Imana aragusaba kwera tujamwe bavuga ngo Uwiteka nuwera azabana n'abera mu gihugu cy'abera ariko ndisi rero ibi nibyo twirata tukiyemera mu isi tukereka abantu yuko nyine dukijijwe ariko data nigeze ko n'ikiganiro imuvuga ati byanze bikunze ushobora gukorera amakosa hano ku isi ntunabone ushobora kunkorera amakosa cyangwa gukorera amakosa simbo ntunkorera hano mu isi ariko imbere ya data byange bikunde igihe cyose iherezo rizaba njya nkunda kubwira mama cyangwa nkabwira papa bubatse nkababwira ngo nyirabayazane wazanye ikibazo muri no rugo ugatuma bano bana barira batabona uburere ibyo bari bagakwiye guhabwa ntibabibone kuko haba harimo babiri cyangwa umupapa cyangwa umumama abari nyabazana byanze bikunze wazanye ikibazo niba warazanye ikibazo uyu muryango ukabusanya kandi umuryango ni umushinga w'Imana sinzi mpamvu tugiye mu by'umuryango niba rero ufite warazanye nyundo yo gusenya urufatiro ugasenya fondasiyo y'umuryango byanze bikunze ushobora kuba none abagukomera amashyi ukagira n'abagushigikira gushura nyinshi tubonye abantu bahimukira abandi bagashyigikirwa dushingiye ku by'ibyo ngibyo niko bimeze none si iyo bavuze kugambana abantu bumvi ariko nyamara nubwo mu isi bakweza nubwo mu isi nawe wiyeze hari igihe kandi tubwire abantu ko nyuma y'ubu buzima hari ibintu abantu badategere ko arirebera dukwiye gukizwa neza tukamara amazi hari ijambo rimwe numvishe rikomeye ngo batarabera iyo bavuze ngo abantu bazaba bakora ibyo ngibyo ariko batarabera bivuze iki ni ukuvuga ngo bazaba batari inyangamugayo muri buno bwami bw'Imana hari igihe Imana yigeze kutubwira ijambo nditindaho iravuga ngo mu materaniro buriya ngo hari igihe abantu baterana ariko Imana idahari numva ngize ubwo mu iteraniro ugaterana ukavuga ati iteraniro ririmo
imana itarimo yego itarimo amenshi itakureba itarimo rero mu by'ukuri bazaba ari nyine bazaba batarabera imana niyo nyangamugayo rero dushaka gusenga 40 ugasenga 50 ukigira mwiza abantu bakagukomera kuko tujya tubibona kama Madebora ukamukomera amashyi rwose isose kagukomera amashyi kuko barebye marangamutima ariko ntibasenze imana ibafungurira idirishya misi yashize minuka kugirerekwa mbona umwijima ariko mbonye umwijima mbona hari amatara hari urumuri ruri nka ukabona urumuri nkahangaha urundi ukarubona nkahariye bazima ndambwira ngo ni mwisi ni mwisi uko mbona umukirano mwisi no isi n'umwijima ariko urwo rumuri wabonye cyangwa inyenyeri wabonye ni umukiranutsi niko umukiranutsi amera iyo umukiranutsi mu mwijima byanze bikunze uraka rero kubona ngo bazaba basa nk'abera ariko ijuru ryo ryabona ikabona atarabera rega buri ibintu byose bizasobanuka ibyo twigira twirize tubeshye twigire beza ariko byaza bikunze bizasobanuka Mama Debora hari ikintu ndi kubona kigiye gitandukanye kubitwa abakozi b'Imana abavuga butumwa bwiza abahanuzi abaririmbyi cyane cyane aba bagiye bamenyekana baziriki bigenda bite ko tubabona baje bamwe bakaza gukora umurimo hano kuri zimbuga nkoranyambaga abandi bakaza gukora umurimo mu rusengero hashima isinge tukabona icyo nakwita imirambo mu mwuka y'abo bantu bamwe bari kuvugwa mu nkuru zitari nziza hirya no hino ese nukuba ireme ry'ubukristo rituzuye cyangwa ni ikihe kibazo tureke ibyo kuvuga ngo turi mu misi ya nyuma abatwigisha abigishwa bose ubona umujya ari umwe bameze nk'abantu bari kwerekeza mu irimbukiro harabura iki donc wakorwa iki Uwiteka yabwiye Abisirayeli ababwira igihe bari mu Egiputa kwa Farawo ababwira ati nimumara kurya mugahaga yego nimumara kurya yabizi ko icyo gihe yababwiraga bari bafite inzara yego kandi uzarebe buri amasengesho abantu basenga bashonje ntabwo ari ya muntu asenga hasi kandi burya twari dukwiye gusenga amasengesho twasenze dushonje dukwiye kurushaho gusenga duhaze igihe twabonye ibiryo igihe twageze mu masezerano igihe wambaye ejo ugahindura undi mwenda ariko twasenze twambaye umwenda umwe turasenga ninjoro ukawufura ukawanika ukawambara utumye neza ugasenga ya 40 ugasenga yite ubwoko bwose ugasenga ukumva nturangaye kubera iki hari icyo ushaka rero buriya iyo tugeze mu masezerano tumera nk'abana b'ingayi yababwira ati nimumara kurya mugahaga ntimuzibagirwe yarabasezeranyije ko bagiye kuhabavana ariko abareba imbere akabona ko bizagenda impamvu tubona umuntu akaza asa nk'akijijwe aciye bugufiya rwose ariko yamara kugenda agahaga ni ukuvuga ngo ni ibi aba yibagiwe aba yagize umutima wo kwibagirwa imana iba yamuhaye nk'uko wakunda uha umwana warangiza ukamusaba ngo wampaye akakwiba kandi niwe ni umubyeyi waguhaye bivuze ko ngo rero ntibikwiye yuko twagera i Kanani tukaba ariho twiregeza gusenga tukariho tuba indashima buriya umugani ugana kariho ko ari igihe bavuga ngo uburere buruta ubuvuke ntashobora kuba harimo ikibazo cyo kurerwa naho nshaka ko twitsa abantu bakaba barerwa nabi bigishwa nabi bayoborwa nabi noneho twabona abana bageze igihe cyo kugaramba batagihanwa tukareba aho kugaramba ariko niturebere ngo barezwe nabandi niho ntashobora kuba harimo ikibazo ntekereza ko ushobora kurera byanze bikunze umwana ngenda bivuga nkanjye ushobora kurera umwana ukanamuha n'uburere ariko byanze bikunze agafata indi mico ikibazo ku giti cyanjye hari ukuntu twese ntabwo twarezwe uburere bumwe hari ukuntu ushobora kubona n'umuntu yarerezwe nigeze ko nuvuga ngo uri imfubyi kuri papa na mama bose mu by'ukuri birashobora ko nubwo waba warezwe muri buriya buzima bw'ubupfubyi byo kutagira papa na mama wawe uratuje yenda hari uko wibuka ariko hari n'umeze gutyo nk'uwarezwe muri ubwo buzima akaba yumva ko ari ibintu bisanzwe ntekereza ko hari igihe rimwe na rimwe ku mpande nini mpamahirwe menshi nuko urata icyo uri cyo ushobora kuba umubyeyi mu mwuka geraguhaye inshuro nyinshi dukunda gukora amakosa ugasanga abashumba reka ntange urugero ugasanga barakora amakosa kuko ryazina ni pasta nyine kuko nta wundi uri buze kumuhugura mu by'ukuri niba mvuga ngo mfite papa wo mu mwuka hari urwego ugeraho wenda ukaba utakinamwumvira ukaba utanagishaka ubusobanuro wonyine batangiye gukomera amashyi ubona nyine unamurushije hari ukuntu ushobora no kugira so mu mwuka ukanamurusha tite cyangwa ukanamurusha Bibiliya yemera ko umuntu ajya kugira se wo mu mwuka Bibiliya yabyemera ko umuntu agira se wo mu mwuka cyangwa akwiye kubaho nyine yizera ko Yesu ari data wa twese mwiza
ni data wa twese mwiza ariko biranakwiye kugira n'abajyanama si byo se twabita ba data se twabita ba data twabita abajyanama mu buryo bw'umwuka Bibiliya iravuga ngo ntihakagire undi mwita so gusa ibyo so wo mu ijoro ariko ukwiye kugira na so mu mwuka nkuko dufite nase ntiwitwa ntabwo bivuze ko ukuyeho icyubahiro cy'Imana ko tuvuga se ngo dufite papa utubyara nyine tuba duhuje amaraso ariko n'undi duhuje mu kwizera hari igihe ashobora kuba kurusha mu kwizera ukamuha icyubahiro okay reka cy'Imana ntabwo wagira reka twubahe umuntu reka twubahe umuntu watubyaje ubutumwa bwiza yego ariko se ni ngombwa ngo tumwite data ngombwa ngo tumwite data uko wagiye numva uko wamwita kose wamwita papa wamwita umubyeyi nese usi ushobora kugena nkita papa umuntu kwera kwandi utankamwita papa mwiriwe umeze neza ikibazo kizamo nta kibazo kwita umuntu papa naye ndi kubyumva no kuba umubyeyi wamwubaha ukamuha icyubahiro kuko ijambo ry'Imana dusaba kubaha cyane cyane nabo mu nzu y'Imana n'abaturuta ariko ikibazo hari abantu impamvu ubwo mba mbikomojeho hari abantu bagera in deep akagera ku rwego afata umuntu ngo ni mami ni daddy noneho akahita mubloka kugera kuri Kristo oya ntabwo ibyo byari byo ntabwo ari ngombwa Yesu ni umunyacyubahiro nta n'uwo wamunganya ukwiye kubaha umuntu ariko ukagira aho ugarukira kuko nta muntu ushobora kurutisha Imana ntabwo bishoboka iyo ubonye nk'abapasiteri abamama abagabo bambara umwambaro pastoral ariko baza bagahakana imbaraga zo kwera nk'uko ijambo ry'Imana rivuze zigahakana imbaraga zo kwera tubona ku mbuga nkoranyambaga bagiye batandukanye n'uyu munsi hahoraho umudamu umwe witwa Mutesi hari n'abandi benshi bagiye batandukanye ariko bakaza bitwikiye umwambaro w'ijambo ry'Imana ariko imirimo yabo ihakana kwera iki kintu nk'abantu mukifite ubumuntu bw'ubukristo kanywesha iryo jambo mukivugaho iki ni iki mwabwira abantu abakristo batoya mu mwuka bari kubareberaho ababizereramo mu bakwiye kubwirwa iki yenda twese tuvuge yenda ntabwo twejejwe tuba mwisi nk'abantu bezwa ntabwo tuba mwisi nk'abantu bejejwe antaza gutinda akavuga ngo mwigize abakristo kandi iryo yenda reka cyo tukivuge ariko ngewe Robert ngomba guhamya ibyiringiro byanjye nkiri muri iyi uko niko kuri natwe twese umuririmbyi yararimye avuga ngo ndi umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose kugeza ngeze kugupfa niyo mu gihe cy'urupfu ninumirwa ngiye gupfa nge nzagira ibyishimo bidasanzwe kuko nzambonye ihirwe ngiye mu ijuru ijambo ry'Imana ryereka banga hahirwa umuntu unapfa apfiriye mu mwami imirimo ye n'umwuka wera bikamuherekeza rero tukwiye kwatura ibyiringiro byacu tukanakomeza n'agakiza kacu tukakarinda rega agakiza kararinda igihe abantu batangiye kukangiza bagasebesha rega buriya Mama Deborah iyo waje hano kuri kamera ukaza kuvuga ubutumwa bwiza wemera ko niba ikiganiro kirebwa n'abantu 1000 2000 2003 abo bantu bavuga ati tubonye umubyeyi twizereramo ejo iyo dutengushye rero turakomereka neza yego birumvikana uba urashye mu mva kuko hakuno ushobora kuba abantu urareba abantu bari inyuma yawe usubiye inyuma yego byanze bikunze arabukomeretse cyane usubiye inyuma uri ku murongo wa mbere ugasa nk'usubira inyuma hari abasunika bakaba bagira ikibazo habaye hari icyobo bose bagwamo cyangwa se abari n'amabuye cy'amacupa bakomereka rero icyo dushaka kuvuga ngo turabwira abo bantu hari ukuntu ubona ukabona ko umuntu bamwizereragamo ariko ukabona aragutengushye uwo ntukwiye iyo ukuze mu mwuka iyo uri umwana nyine uragwa umutindaho niyo mpamvu natwe hari ibyo tubona tukabitindaho ariko bitari binakwiye kuko niba ugiriye iyo mbonye ikintu nka kiriya kibaye Robert kibaye ku muntu numvaga ko bitashoboka ngewe ndushaho kuba maso nkarushaho no kwizera bikomeye nkarushaho no kumenya ko ngiye ngomba ubwanjye kwirinda kuko iyo ubonye mugenzi wawe ikiraro kiguye akagwamo nyaze bikunze nawe ntugenda ngo reka mbitengwamo aho gusubira inyuma ubanza ugasubira inyuma kandi iyo usubiye inyuma imbaraga uhita gusubira inyuma imbaraga ukoresha ugarutse ni nyinshi cyane kuruta izo wari watangiye rero mu by'ukuri turagira ngo tubwire abantu icyambere ni ugusenga icyambere ukizera Kristo buriya ni byiza kwizera ku muntu ariko ukagira aho ugarukira kuko ni umuntu ni umunyantege nk'yaremwe mu muntu nyine aremwe mu nyama n'amaraso kandi amaraso aseka ntayorwe ariko Imana yishoboye byose iyo ubonye rero ikintu nka kiriya kibaye urakomeza ko byanze bikunze umuntu ashobora gukomereka mu rugendo dufite bakajorite ku rugamba bakomeretse ku rugamba ariko hari abakomeje tubwira abo bantu hari abakomeje urugamba rero tubwira abantu umuntu byanze bikunze uyu munsi ushobora gukomereka ku rugamba ariko abandi bagakomeza mbo ntabwo wabuze ubuhanuzi gusohora yego
kuko ndakeka uyu mugabo w'Imana rwose Pawulo ari mu bagabo n'isi y'umwijima itinya n'ijuru rihamiriza ibintu yavuze ni ukuri, kuko n'ijambo ry'Imana rivuga ngo kwizera no kumenya rwose ko ibintu Imana yavuze ari ukuri. Yego. Ese ko tubantu tutarabubuza n'ubu buzima turimo ariko bumeze, n'intore zikaba zirangiye hasigaye intwarane, donc izi ntwarane zirabwirwa iki? Ni iki wumva wakomeresha abantu n'ubwo iyi minsi turimo abantu bikura, abantu basigaye bahura bagiye ku irimbi, nicyo kintu gisigaye gihuza abantu, ntabwo abantu bagikunda babo. Uziko ushaka kujya ku irimbi ukabona umuntu ntabwo muherukana, urukundo rwararangiye, noneho n'ibyo wanavuze buriya jyewe iyo ugeze ku irimbi nohise utekereza wa muntu wagiye, uhita utekereza ko atari kuzi ko ibintu byose bishoboka, ariko tukiri hano mu mubiri, ntabwo utekereza ko uzapfa. Ariko iyo uri mu mwuka uhora wirinda uvuga ngo uyu mubiri nambaye n'uwo natijijwe. Imana iruka kuvuga ijambo rikomeye natinzeho, ndavuga ngo dore abantu nabatije ubuzima. Imaze iryo jambo Imana ivuga, abantu batije ubuzima batiza ubutunzi, ntabwo bigeze banyubaha, niyo mpamvu nje ngarutse kububaka. Ni ikintu gikomeye cyane. Rero twirinde, dukunda Imana. Gukunda Imana iki? Nuko usoma ijambo ry'Imana. Bagenzi, hari igihe nk'uko nagusomera ntabwo ariko wakisomera, uko umwuka wakumva, uko umwuka yakubwiriza cyane urimo wisomera ugasenga, si kimwe nk'uko njye nakubwiriza. Ariko abantu bakunda ijambo ry'Imana barisome, baryizereremo. Ni byiza ko wagira mugenzi wawe mugasengana. Kandi ikindi kibazo, jewe hari ukuntu abantu ushobora kuguha icyifuzo roba, icyifuzo ni umutwaro nguhaye, uramfashije kuwuheka, ariko hari igihe uzangarukira umutwaro nkawukomezanya. Kubera iki? Ni nyirawo umusonga ubabazanya, ububabare bwumva nyirawo. Yego ndagufashije, ndagusengeye. Ari abantu bakunde gusenga, hari igihe ufata imitwaro yawe ukayikoreza abandi, ariko nawe n'uwawe. Niyo mpamvu rero nkubwira ngo umuntu wese nawe ari we asoma ijambo ry'Imana. Ni byiza kugira abakozi Imana bakagufasha, ugire n'amahirwe wabone koko hari abakiriho. Noneho wambaje ikiganiro duheruka gukora yambaza ngo ariko koko haracyariho abahanuzi. Yumva nyine ko nta bakiriho, yumva ko abantu bose n'abatubuzi, ariko abahanuzi baracyariho bakunda Imana. Haracyariho abanyamasengesho, haracyariho abavuga ijambo ry'Imana batarigoreka badashaka indamu. Kwa rukuntu uvuga ijambo ry'Imana ariko hari izindi mpamvu ushaka rikarangira, nyamara hari imitima y'abantu hari uko riharuye warivuze uko ridakwiye. Ariko hari uvuga ijambo ry'Imana ashaka ko ubwami bw'Imana buhabwa icyubahiro, ashaka ko icyubahiro cy'Imana gishyirwa hejuru, ashaka ko yamamaza ubutumwa bwiza, ashaka kwamamaza umugabo witwa Yesu, ashaka kuvuga imbaraga ze, nta kindi agambiriye. Ndavuga ngo niba njye ndi mu murimo wanjye, ubundi dusaba ibidakwiye mu gihe kidakwiye. Niba uje mu bwami bw'Imana witekereza ngo ndaca hehe ngo ndye, ndaca hehe ngo nambaye, kuko niba igutumye mu bwami bwayo iragwa n'ibikoresho. Tujya tugira abana bacu tukabatuma ku mashuri, akwandikira raporo y'ibikoresho akeneye. Uri umubyeyi ugomba kubishaka, ntabwo yitaye aho biri buve. Natwe rero turi mu bwami bw'Imana, usibye ko dukorera Imana nabi. Niba ari abantu bari kuri kamera banyumva, niba ari ikintu kiryoha no gukorera Imana neza. Iyo ukorera Imana neza iraguhemba, ititaye amashuri wize, ititaye imiryango uvukamo, ititaye isura, kuko kwa Yesu ibyo ntabwo binakora. Niba utarize ngwino ahandi ushobora kujya kudepoza akagusaba amadiplome ayo wize, aho wakoze, mbese akagusaba CV yawe. Ariko mu bwami bw'Imana upfa kuba gusa wubaha Imana, aho hakora kubaha, aho hakora kwera. Iri jambo umurongo wa 3 nashaka kugira ngo dutinde roba, ntabwo ngo kuko muri bo barimo abagabo bomboka mu mazu bakanyaga abagore batagira umutima, baremerewe n'ibyaha, batwarwa n'irari ry'uburyo bwinshi. Kuko harimo abagabo bomboka. Pawulo yabwiraga Timoteyo ati hari igihe uzahura n'abagabo bomboka mu mazu y'abagore batagira umutima, bitwa bombotsi. Turababona nimbura mutima. Ano nagahura n'umugore udafite umutima. Hari umwombotsi nimbura mutima. Wabuze n'umutima. Ufite irari rya byose. Ry'umubiri rya byose. Ry'amafaranga, ry'ubusambanyi, ibintu byose arabyujuje. Ubwibone byose. Aravuga ati ibintu bizagutangaza. We yarimo amubwira mukomeza. Amubwira ati ibyo byose uzabibona, ariko ngo utongere mu maso y'Imana. Haleluya. Komeza urugendo. Roba nukuri ugeze ku rwego turimo turabwira abantu bakure mu buryo bw'umwuka. Ugeze ku rwego usanga amadebora hari ibyo arimo akora, ngo yitwa ngo nihaye urugero. Ngo ndi umupasiteri ndapotere, ayo mazina nayo mwisi. Njya mbwira abantu nkabwira ngo umushumba washumbye abantu 20 n'umuntu washumbye za miliyoni na miliyoni, nibagera imbere y'intebe ya Data bose bazitwa abashumba. Ntabwo Imana izarebe, ahubwo izareba babandi yaguhaye kubagejeje. Bibiliya ivuga neza iki Imana izareba.
izavuga ngo bahinduye benshi gukiranuka. Haleluya. Amen. Rero icyo ashaka kugira mbwire, ariko Paulo ndamukunda cyane. Aramubwira atereka ngugura uzababona bomboka mu mazu y'abagore batagira umutima, imburamutima sha, bafite irari. Kuko niba ari ahantu abakozi b'Imana biyibagije, abagabo barimo baragwa ku bagore, abagore nabo barimo baragwa ku bagabo, no ku bidafite umumaro, no ku by'isi. Ariko byanze bikunze roba Imana nigutumika guha urugendo, izaguha amazi uzanywa mu rugendo, ntabwo uzicwa n'inyota, ntabwo uzagira umwera. Ijambo rivuga ngo yemwe abibutse Uwiteka nimugahweme, mujye musaba kugeza yose muhagira gute hahindukiye amashimwe. Irindi jambo rikambwira ubwo ndimo navuga ibimfasha, ndavuga ngo mbere na mbere mushaka ubwami bw'Imana, yego, no gukira no kwayo, ibindi byose muzabyongererwa. Yaramuhugura aramubwira ati uramenye ntuzabatinde, abo uzababona, abo bomboka uzababona, abo biyita ko basenga uzababona, uzahura n'abanyamitwe bagoreka ijambo ry'Imana, ndetse bazanakujya no mu matwi. Yaranamusanya aramubwira ati ushobora kuzahura n'abagabo bagenzi bawe bakubwira ati ariko waciye hariya. Dufite abantu bakora ibyaha bagahura bakongera bakihanana. Dufite abagore, dufite abagabo bitwaje ijambo ry'Imana no murimo, baharara bagata abagore bo mu musore bwabo, bagata abagabo mu musore bwabo, ugashaka kwiyenza ku muntu kugira ngo n'impamvu kuko mfite Robert turi buze kunsezeranya. Yego. Amasezerano gutya kuko reka ijambo, ariko uvuze ijambo uko riri data yaguha umugisha. Amen. Kandi ibintu byose tukamenya ko bishira, igihe kirarangira, ariko nyuma y'ubuzima mbwira abantu banteze amatwi hari ubundi buzima. Amen. Nabeshya mu isi, nakishushanya mu isi, nakora ibyaha mu isi, nakigira mwiza mu isi, ariko byanze bikunze ntabwo bizagarukira aho ngaho. Ntabwo ari umwanda umuntu afata akawukora akavuga ati amaronji cyangwa n'indi myanda akavuga ati shyirara mu mufuka, kampani y'ibishengwe izaza gutwara, birangire bagende babikuremo amakara n'ibindi byose. Oya, siko umuntu ameze. Ndapfa ndangize njye kugira aho nduhukira, ariko umunsi umwe nzabazwa ibyo nakoze. Rero mu by'ukuri dukora ibintu byiza, dusoma ijambo ry'Imana, duhugura. Abantu bavuga ngo abahanuzi ntabahari, abakozi b'Imana ntabahari, abasenga barahari. Kuko umukobwa wamwe agatukisha ntabwo bishatse kuvuga ko izina rya runaka n'izina ryanjye n'izina rya runaka ariko bimeze. Ntabwo dukora kimwe, ntituvuga kimwe, ntitugenda kimwe, ntidusinzira rimwe, ntitunabyukira rimwe. Yego. Rero ngenda umwigisha w'ijambo ry'Imana, nzi kumenya umwuka ari kuvuga n'igihe ari umuntu uri kuvuga. Umugabo umwe yaravuze ngo ibintu Makuza avuze ngo nta kindi nongeraho. Ngenda umva nshaka ko dusoza ikiganiro cyacu. Amen. Abanyarwanda baciye umugani bavuga ngo amagambo abwirwa benshi akumva bene aribo ageneye. Amen. Intoranywa ishyanga ryera umukumbi muto. Mube maso, abagamba nabo ntimuzababura, ababeshyirana ntimuzababura, abakora ibyaha ntimuzababura, abatuka nabo ntimuzababura, abikakaza ntimuzababura, yego, ababeshya n'abombotsi ntimuzababura, n'imburamutima ntimuzazibura. Zizaboneka ahangaha rwose zireze ni nazo nyinshi zizi kwitanga imbere. Buriya umuntu wibona abazi kujya imbere y'abandi cyane, ariko abiringira Uwiteka ameze nk'umusozi Siyoni, abakomeza inzira z'Uwiteka, mukomeze mushake icyo umwami ashaka. Haleluya. Haleluya. Kugira ngo tuzahabwe ingororano ku munsi w'amateka. Amen. Kandi abahinduye benshi gukiranuka bazakamwa inyenyeri. Amen. Madebo Imana iguhe umugisha. Imana iguhe ndawakire mu izina rya Yesu kandi nawe iguhe umugisha. Gashimira abantu bose babanye natwe muri iki kiganiro. N'Imana ibahe umugisha. Amen. Reka n'umuntu wese uratanga igitekerezo, urakora subscribe, urashare iki kiganiro nawe ahabwe umugisha. Amen. Yesu nabishima tuzongera duhure mu biganiro